Ni mu mujyi wa Kigali aho muzi cyane nka Nyabugogo, ahangaha hakorewe impanuka ikomeye cyane. Iyi mpanuka akaba ari impanuka idasanzwe, niyo mpamvu kubera icyo kibazo cy'impanuka zikunze kwibasira aha hantu, ubuyobozi bukuru bwa polisi bwakomeje gushishikariza busaba abaturage yuko bakomeza kuba maso, by'umwihariko cyane abashoferi, baba batwaye za moto, abatwaye imodoka, abatwaye ibinyabiziga ibyo ari byo byose. Izi mpanuka rero bakomeje gushaka impamvu zirimo kubitera cyane, dukomeje kubashakira amakuru, ese izi mpanuka ziraturuka kuki? Reka rero tubareke mwikurikiranire byari bimeze bite. Ibagera Kugihe. Ibagera Kugihe. Reka dushimire mwebwe mwese abadutega amatwi umunsi ku munsi, tubifurize kugubwa neza, tubifurize kugira ibihe byiza, amahoro n'amahirwe bihore kuri mwebwe, kandi tubasaba ko mwakora subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubana natwe, ndetse uwagira icyo avuga arebe ahantu handitse comment agire icyo atubwira, haba ku bitekerezo cyangwa se ku nyunganizi. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibahire muri byose. Amahirwe TV, icyerekezo cy'ejo hazaza.